Reka mwifuriza umugoroba mwiza w'inshuti ukurikiye ibiganiro bya BJTV. Uno munsi wa none turi kwa gatatu ni saa moya z'umugoroba kugera ku isaha 3. Urabizi yuko nkuko mubimenyereye ni Showbiz Live. Uno munsi wa none twaje muri Rastafari, twaje muri Choga Style. Turi kumwe na Rafiki live muri studio. Thank you so much for coming, brother. Thank you, my brother. Chapa chigoma, chapa chigoma. Rafiki ni choga Kaholela wet na ya ewana kabisa. Go bagamba ni bagambe. Sinzatinye bigambo. Babylon te foza komanuka. Wana yanje fatuko boko. Rachari mo. Chamezuru kundo. Igikonga. Jira memo jira. Ina Choga Star. Tanano zama. Jira memo jira. Reka dutangire mwakoze cyane mwebwe mwahisemo kureba BJTV no mugoroba. Ni Rafiki Choga Star turi kumwe Rafiki. Yes. Mambo. Poa sana kabisa. Yeah. Eyon, uri n'imyuka guheraza mani na n'ubu uhora ku myuka. Niko tayari kabisa. Wambaye neza brother. Asante sana. Hanyuma ushaka kuza gutinda cyane njyana ya Choga Style bavuga yuko ni wowe wayizanye mu Rwanda. Yes. Ese koko nta hantu wayibonye handi? Ntaho ni kwa kundi wowe nabyita ni nko kuvumbura. Nese kucyumva umuntu ngo kana kango yavumbuye iki ngiki. Nkiyereko wagize avuga uti Choga Style. Choga Style. Urumva Choga ni njyana ifite umwimerere wayo. Nabuze n'undi muntu byibuza wazanga yikore. Urumva abantu benshi baje binjira mu za hip hop R&B n'ibiki nge nguma muri Choga Style. Ndumwe Burundi waza nafata nka Petit Frere mwereka inzira mgereti bagenda gutyo ya yes gusa ni njyana nziza abantu barayishimira. Hanyuma Rafiki no munsi tuvugana uri mu bahanzi baba regions dufite mu Rwanda wakoze ibintu byinshi. Rafiki ni bihe bintu bihe byiza wagize tuza kujya mu bwana aho wayikuye ni bihe bihe byiza agize muri kariyeri yawe none uyu munsi ukihagazemo neza? Bihe byiza nagize nuko nagize injyana ya Choga Style nkayishyira kuri level abanyarwanda bayimenya bakayishimira bigera naho badatatira igihango bakambwira ati uyu muntu tugomba kumujya inyuma mpaka none azaguma hose nagiye za Salat Award. Bivuga ko ahantu wageze ukajya guperforming wagera hanze wowe ukajya hanze imodoka yawe ugahagara hejuru cyane nkakuramo amashati nkaririmba bakavuga Choga Star navuga ati ahangaha kazi karakozwe. Warakoze urakora gikiza kugira Rafiki agira nka gutya basa nk'umanutsemo gake ntiwakomeza gukora ibintu bishyashya acamo igihe ubongeye kumanuka gutya ni kakaruhuko kuvuga ububanze ni nko gutanga agahenge banze ndebese kuko muzika nkora hari undi muntu waza akuhura umutwe akagira ikirenge mu cyanjye ndaheba ndavuga rero aho kugira ngo abanyarwanda twatangiranye mbakoshone bavuga ati iyi njyana irazimye burundu mfata uwo mwanzuro wo kongera ndazamuka. Uragarutse muri Choga Style? Ndagaruka kabisa ubu ndahari meze neza cyane. Mu bintu bya wenda mbere ko cyabone no kuvuga muri no minsi bikuvugwaho Rafiki ubu ni mu bwana bwa. Oya bivugwaho ubundi wanze kuvugwa yaheze mu ndanyi nabyo byo nta tuze kwijyamo cyane ko byanatuma wenda bitagenda neza. Rafiki ubundi ibintu byo ngo Choga byaje gute? Byaturutse muri Muchaka. Reka wenda tugire ni Muchaka wende Choga Style. Niwo byazi. Amazi abasoda ntabujyanwaho. Reka twumvikane. Ni Rafiki turi kumwe ni Choga Style niyo njyana ukikorwa nimuze kugira ngo hari ibindi nuko bimeze. Hanyuma urayikoze indirimbo urazikoze izitwa Mucyaro izitwa Igikobwa Igipende zose Bagambe Funga Buti Gikomando. Hanyuma Rafiki izo nimba zikoze binagenda neza koko. Ni iki kintu navuga ko zindi zose ko wazikoze wari wasara album nje kuyisohora banje kuyisohora ndabiteganya vuba album ndayisohora kabisa. Hanyuma bakoze twango tukabyinira kumwe na Miss Jojo ngaho rero we warayikoze indirimbo urayikoze iramenyekanye akavuga yuko Miss Jojo bura ngo wamwingize ngo mukorane aragufasha. Ayiwe
Miss Jojo ari umuntu wanjye gutya ijana ku ijana. Urumva kuko Miss Jojo yigeze no kubaho girlfriend wanjye yabaye girlfriend wanjye nk'iminsi nk'itatu dukora nuza nyine turatandukana ariko dukomeza kuba inshuti gutya hashize nk'imyaka 2 turongera turakundana hanyuma ubwo kugira ngo gushyiraho ubundi wenda ni story y'urukundo abantu wenda ntekereza yuko wenda ikintu gikomeye dushaka kuvamo aho ngaho mwarakoze ibintu byo kwishyiramo dreads byaje gute dread urabona ni uguhindura look urumva urabona Lucky Dube yaramaze kugenda Bobo Mare yaragiye nta wundi muntu twari dusigaranye muri Rajana ufite dread uravuga uti ngomba kubahagararira ubega uhagaye Lucky Dube na Bobo Mare yego. Okay, hanyuma Rafiki urakoze ariko ikintu cyiswe inzoga ngo gikomeza kukuganza inzoga ako sinzoga n'izoga nzibura ariko bigaragara ko abantu benshi bageraga ngo wasinze ku mastage mbese gusene kumwe icupa rimwe 2 3 4 ukumva uko zimeze ukumva n'uburyo usohora umwuka wamaze kunywa ibyo ngibyo babyita gusinda ariko wagenda ugasabigisha n'akazi wagiyemo rimwe na rimwe akazi nk'akazi ugiye kwirimuvuza amagambo ubwira abafana amagambo atari meza ukabwira ngo batasimbuka ngo basohoke ibyo ntabyo njye nigeze ngo warabikoze mu ntara narize nyugute none wabwira ngo uri kurimbira umuntu atanyeganyega ameze nk'iki ariko ntabwo byategeko kuwishimira simbuka utishimye akabireka nese utishimye yaraje muri muziki cyangwa yaraje ahantu ukababwira ngo baje guhangana no guhangana nyine urumva se bikwiye nyine icyo gihe ntabwo byari bikwiye ariko kuri ubu ngubu njyewe mbifata nk'aho byarangiye. Okay, hanyuma birabaye ubundi mu ishuri wize byayimeze narize neza nize munuzi nize muri system ya anglophone cyane. Umwarimu wakubise byari bigenze gute? None akutinya umwarimu wazaga kwigisha n'imvura yaba yaguye akaza kwigisha abandi basibye ariko ibintu bitaraga yazaga kumara iki se abandi basibye mu mvura amahinda akaba yaraje ngo ifasero taburo ngo ibiki ntabwo twari tubyishimiye. Rero nge namwe nka chef urumva icyo gihe nari chef ushinzwe isuku hari chef usanzwe ariko nge ndi chef. Ariko byatangaje ko umwana wo mu wa 2 primaire yakubita umwarimu none icyo gihe kungufu nari zari mari iki nge nagombaga kumukwerekana ariko n'ubwirize ntago ari ukurwana ariko icyo gihe nanjye nirindaga kavuyo n'akajagari ka buri mwanya ku mwarimu agomba kuza yinjira muri classe akaza mu mvura y'amahindu akinjiza ibyondo classe twakorofye ndi chef de classe ushinzwe iby'isuku akinjiza ibyondo. Okay, nta kibazo yenda icyo gihe ugaruka utumbuye. Hanyuma Rafiki urakuze ugeze muri secondaire urize birarangiye nyuma hari akandi kazi wakoze ku rwanda cyangwa se ukora umuziki? Akandi kazi urumva natangiye kujya ncuruza bino pièces de rechange bya modoka nyamapine nk'ibyo niyo mpamvu ubona nabaye n'igikara ariko n'ibintu nshema cyane. Hanyuma indagara acuruzaga mu mugizo indagara harana ni mushiki wanjye nabaga nasigariyeho ntabwo ngiye nigeze njya muri ibintu bya business z'indagara buri ndagaraga nta nubwo hari abantu baziranguraga hari bana kuya amakuru Karistese none se wumva nije nyanye nakubwiraga rero buriya namaze kubona ko ibanga ari ryawe ku giti cyawe nimba Karisti mwarahuye akabasha kukubwira ibyo bintu Vedasto sinamuvugaho uri kubyumva nyine warabikoraga ni business Martinez ari imeze Mwana n'abahanzi mwakoranaga iyo business yo gucuruza indagara muri icyo gihe za 2004 nuze de bene wajya hari icyo gihe numva niwe natumaga kundangurira numva nyine business yaje warayikoze Jepoli we namutuma kubera n'amamesa yararimo Jepoli we yari bijyanye no gucuruza amamesa reka tujya kuri wowe cyane business byaje kurangira gute? baramombeje nta n'amafaranga make wakwiyemo icyo gihe ntago nakwema ibihumbi bigera kuri 17 mbikoramo indirimbo na video bihuriramo. Uvuze ibyo ndirimbo naranyibutsa hayisaga imaze iminsi hari wakoze iyo ndirimbo ujya kwa ni JP mwakoranye ariko muri na minsi avuga yuko indirimbo zose JP yagukuye nta nimwe wishyuye ndetse ko no nta nimwe nicyo yego mu ndirimbo nyinshi wari JP sabivuze yego kasakaga ariko urumva ni indirimbo wakoze reka bafana banje Chogasta ubu ngubu noneho nibwo bagiye kumubona sibyo nge narabitse ibintu byinshi ndabyihorera JP noneho hazaze noneho yerekana ubwo bubasha afite kuri izo ndirimbo niba ntarazici indirimbo yabaye bajya kwamaza kwikura kuri YouTube wayibonye wikwijya nka iki kintu utakizi kuri YouTube zereka bya ni ibintu bya social media nose telefone ntago ivamo battery ikazima
ntabwo hano umuntu na gahunda ibintu bya tekinoloji ntawe byizera. Ariko ikibazo gihari nuko wewe wafashe indirimbo zose mwakoranye, indirimbo wajyaga muri studio nta gitekerezo ufite, ukajya kuririmba gusa. Hasi igitekerezo we yarafite ibihe bitekerezo akagushyiramo melody. We n'ibintu atangaza ko yagushyiragamo melody, indirimbo ifite uburenganzira bwitwa moral rights ku ndirimbo, ukwiye kumuha credit. Indirimbo se indirimbo yaguhaye amazina y'indirimbo, Angela amazina y'abakizi, igipende, igikobwa, byose ni igi nta ndirimbo nzima ngambwira isina rishyashya ririmo ngaho. Ariko aho ndahimba igipende, igikobwa, gikomando, izi byose urumva wiregeza yarasigaje iyo kwita igikoma gusa nta zindi ni igi muri make rwava ko kwitiraga amazina y'indirimbo ni nkaho n'amazina yaguha. nta mazina y'amaye amazina niyo mpamvu ndi kuzisubiramo nkaziha mwimerere. Ariko yavuze ko bitari buze gukora ukomeza kuzisubiramo ngo njyewe nawe duhangana. Ariko nawe ukwiye kumuha kuko indirimbo zifite uburenganzira. Uwe burenganzira nta mafaranga se namwishe. Ngo nta kintu wamwishyira kuri za ndirimbo bamuze mufashije ngo kandi utaho umunyakuri ngo muragerana. Umva Jeff reka nkubwire ku izina ry'Imana njyewe nari no kubabariye nkubwije ukuri ngiye kuvuga amabanga yawe hanyuma ibiraha indobo yose yariraga muri studio. Yishwaga nawe yuko wowe yaragufite ugufite Miss Jojo wowe gashanga kumwemera neje buni ngo yaraguhamagaye ati kwa kusa indirimbo twakoranye ukese rutambashije. Hasi mubazi iki nko kumuca inyuma biriya ngo nese nashyingiranywe nawe ndamuca inyuma nashyingiranywe nawe. Reka ariko JP reka nkubwire reka tuba tubyihoreye wenda sibyo ni rafiki turi ko turaganira kuri byinshi bivuga tuba tukuvugisha ukuri ahangaha wenda kugira ngo n'udukwikiye amenye ngo ibintu byagenze gute. Indirimbo wakoranye na JP zose ugashaka kuzisubiramo, uratekereza ko bizabagwa amahoro wowe nawe urimo gukorana muri ino minsi nimutajya kumwegera? Tumwegera nkanda ariko JP nta mujya muvugana uvugana na JP mutaniye je nukuvuga ngo jewe JP nta kintu ngivugana nawe umuntu uvugana na JP nese mu ndirimbo nizewe wikoreye ku giti cyavuga uti izi ndirimbo ku giti cyanjye kuko nawe nakonye uvuga ku bindi bitangazamakuru uvuga yuko yagufashije koko urango vuga butu gikomando jabonye nanje nambaye timba uri kubyumva ahambwa na timba wambaye umunsi tugiye gukora ingoma. Igitekerezo ni cyande ni cya JP ariko cya JP se yaje yambaye izo timba icyo bita ahantu isuruse y'ikintu uri niba cyahise yarancishuye kuko nanjye naje icyo gitekerezo ngifite uturutse leta avuga ati ntabwo ati ibyo ngibyo nanga kumwereka ko namukarikiriye nk'umwana. Ubwo yaje mutanga munaturanye arakubona kubonamo impano aragufasha nta bushobozi ufite. Ariko reka twumvikane sibyo aravuga yuko JP avuga yuko yagufashije nta mafaranga wari ufite icyo gihe. Abahanzi benshi barimo kweba televiziyo nanga bashaka kuzaba abahanzi nta mafaranga afite ariko nawe bemera ko basa nta mafaranga wari ufite kuko sinigeze ko watangiye umuziki ufite amafaranga. Twabanyakuri none ngiye ndabyemera sibyo ndabyemera nta mafaranga nari mfite sibyo nta mafaranga reka tubigire kiriya sibyo uretse gatoya tureka tubigire kiriya nta mafaranga nari mfite siko tubivuze. noneho JP none mba yiteguye ihangana reka duhangane sibyo JP s'il vous plaît sibyo noneho indirimbo ya mbere hari ihene namuhaye sibyo nabanje mu ihene indirimbo ya kabiri mu isekurume ngizagiye zibangurira uri kubyumva iyo hene mu myaka 6 urumva ikiza abana bangahe sifamu none azinsubiza namuhaye amasaki 6 uri kubyumva mu inkoko kazi 12 izo nkoko kazi zagize gute amagirira atoto afite ni samagirwa yazaga muri studio atamaze guteka umureti ambye ati inkoko zawe zinatera kubi namuhaye inkoko zipondeze itera amagi 2 ku munsi. Urutekereza mu cyumweru amagi yabaga ari buvemo JP nono reka duhangane ansubiza amatungo yanjye nanjye nono duhangane turebe ubyumva nono turebe JP nsubiza amatungo yanjye ndabyemera nta mafaranga nagwaye nsubiza amatungo yanjye. Nukuvuga ngo ajyaga muri studio ukajyana ihene indirimbo ihene none akagira urasa nko kuri abagamba ni bagambe wamuhaye kuko urana hari indirimbo bagambe umva ari kuri iriya bagambe rero nagiye muri studio urumva nari ntwaye amasaki 4 mu mufuka uno baguramo ibirayi ubyumva isaki imwe yego sinzi ni uko yataye amatatori muri studio yego byari bigoranye ariko icyo gihe ntabwo yari ntandaro yo kumva ko indirimbo noneho ibaye yarafite make ibyo byose avanga gukoreye ku buntu hari amatungo ngene najyanaga muri studio akayafata noneho nanjye nayansubiza JP
none sihangana se neza ubwo Reka noneho muhereza inkoko zawe 12 ntago zimo gutyo zaragiye zibyara zaraturaze muhereza ihene zawe 2 shyiramo sekurume byonyine ihene yabyaraga banga yabyaraga 3 4 okay muri make nuko byagenze niyo mikoranire yabayo cyane haka ibyo ngibyo byose none ari kwishyira ku karubanda reka duhangane reka dusoze reka dusoze reka byinshi JP mutigiraho noneho yazi iwanjye akambwira ngo kugira ngo uri kubyumva abashe kubastaringa indirimbo ngo mbanze muhereze ngo mutize ku isafuriya ngo ateke uri kubyumva isafuriya ntiyayimpejeje se yayigaruye atari ipfumwe reka dusoze ni byinshi bitandukanye amafaranga magana atashaka ko umuhango byayo by'ubwo burenganzira ku ndirimbo wabivugaho iki dusoza n'amasaha yagiye JP fata izo hene naguhaye uzigurisha kuri 500 ibyo ngibyo ntandi nakongera ku zindi ndirimbo zabanza umuvugishe cyangwa urakomeza uzikore ndakomeza nzikore ntago yanyitambika nawe arabizi reka uzazishyira ku YouTube reporting bizagenda bite akuze report nanjye muri reporting ese ubu nese barumva ari mwisi yawe ikiganiro cyitwa Showbiz Live azi reporting mpindura password naho ubutaha reka tujye duhore kwa gatatu naho ubutaha mwakoze kwana natwe ibintu bya BJ TV birakomeza cyane